Muraho neza, mumeze gute? Kanizere ko mumeze neza, nanjye meze neza cyane. Oh my goodness, nje guhumuriza abantu bose. Ejo bundi babashe kubona video yanjye ndi kuvuga ku bwicanyi bw'urugomo ruri kubera iwacu mu cyaro muri quartier. Nje kubahumuriza mbabwiye nti nta gikuba cyacitse, nta bidasanzwe byabaye, habayeho ubwoba bwanjye no guhubuka kubera ko ari amakuru natanze cyangwa iriya video nafashe ntago nabanje kuvugana n'inzego z'umutekano ngo numve uburyo bari gukurikirana biriya bintu. N'ubundi nari mbizi ko bari gukurikiranwa kuko of course ntago umuntu yapfa muri quartier ngo be kubibwira inzego z'umutekano, ariko kandi ngiye nihutiye gufata video ku buryo rero hari benshi of course mwagize ubwoba, bagiye muri ahantu hagiye hatandukanye. Oh my goodness, I'm very sorry kubahangayikisha. Ntago ariko bikwiye kuko ndi umunyarwanda w'iwacu hano mu Rwanda, ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda, nzi buri kimwe kibera hano. Hari abantu nabonye bifashishije video yanjye bagenda bayikoresha mu buryo batari bwiza, bayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga uburyo hano iwacu nta mahoro ahari. Hey, u Rwanda rubamo amahoro, niho navukiye, ntabwo ndi umunyamahanga, ntabwo nagiye rukarikayo nza ndi umushyitsi, ntabwo hano i Kigali ndi umushyitsi, njyewe nakuriye ahangaha, navukiye ahangaha. So nzi amahoro aba mu Rwanda, njya nanakeka ko nta n'ahandi nayasanga ku isi. Nayo mpamvu mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo njya interested kujya no kuba ahandi hantu. Njye nkunda amahoro, nayo mpamvu iyo hari akantu gatoya mbonye kansharenjinze mpita numva ngize ubwoba. Aribyo byambaye hejuru bundi, ariko njye ndabizi ko nta handi hantu haba amahoro nko mu Rwanda. Yego ndabivuga, n'undi wese uba hano mu Rwanda arabizi ko ariko biri. So ibintu rero byabaye ejo bundi iwacu muri quartier nibyo nshaka kubaho clear. Ndavuga ubwo mu cyari iwacu, kugira ngo n'umuntu waba warabonye ziriya video zigiye zitandukanye bazivuga mu buryo bubi, bazishyiraho amatitles atari meza, avuga ko nta mahoro, avuga ko byacitse, nta cyacitse. Bari abantu navuze bishwe n'abagiye bapfa. Kuva nasohora video y'ejo bundi, naje gusobanukirwa yuko barabidusobanuriye yuko of course inzego z'umutekano zarabikurikiranye, ariko abo bantu bose barafashwe, barafunze. So ntago ari abantu bamwe bakomeza bakora ibyo bintu, ni harimo of course abishe kwizera barafunze, harimo n'abantu bagiye barwana bakagenda bicana mu bintu by'ubusazi kubera ko basinze. Oh my goodness, crazy. Mbese ni ibisanzwe, nta kigeze gicika. Kandi urumva nkuko nk'umuntu avuye hano i Kigali utaba mu rugo, ugeze mu rugo baguhereza inkuru za hano na hariya, wabyaye, wapfuye, of course umwana warangije amashuri, watwaye inda, mbese baguhereza stories zigiye zitandukanye. So naho rero nizo ngizo zaziyemo. Urumva rero kuko ntazikurikirana mvuge ntise ko nge ibintu bibabaje binkora ku mutima cyane, ariko ikibazo cyabayemo nuko nta following neza ngo menye, kubera ko biba byambabaje. Niba mba numva ko na following ngomba gufollowing, of course ari naho naje kwiga nkavuga nti nakabaye narakoze follow up mbere yuko wenda nsohora video, kuko nkurikirwa n'abantu benshi kandi abantu bankunda, kandi byarabababaje. Oh my goodness, I feel very bad. Byarabababaje, nakabaye naranje gukora follow up, nkegera inzego z'ubuyobozi nkazibaza uko ibyo bintu byose byagenze niko bimeze, naho wenda ayo makesi ageze, kuko I was interested kandi nari mbabaye, ariko ntago nabibashije. Niyo mpamvu nje gusaba imbabazi, of course abayobozi banjye mumbabarire. Hanyuma urugomo rwabereye iwacu nibwo ntarabaho clear. Okay, kuri njye n'urugomo, nubwo naje n'urugomo nako, gusa abo bantu baje iwacu bari baje kureba umukobwa ubana na mama. Ni nayo mpamvu yashatse gusohoka nijoro. Niba mubyibuka nababwiye ko yashatse gusohoka, mama yarangiza akamubuza. Of course yaraza bari kuvugana nabo. In the moment ntabwo nabitekereje, ariko nyuma yaho habayeho iperereza, baje gusanga ari umusore w'inshuti y'umukobwa uba mu rugo wamushakaga iryo joro kugira ngo nyine asohoke. Urumva yaje atazi ko mama hari, ko mama hari igihe kenshi aba ari hano i Kigali yaje kudusura. Urumva yaje amubaza ngo mama Bazongere arahari, urumva kugira ngo maybe niba asanzwe aza wenda mama adahari bakabonana. Rero nawe ashaka gusohoka kugira ngo bavugane. Mama aramubuza, amubwira ati ntujye hanze. Of course ntago nk'umuntu mukuru wakumva umuntu uje iwawe saa 8 z'ijoro ngo mureke ngo yinjire mu nzu saa 6 saa 7 saa 8 ngo mureke ngo yinjire mu nzu cyangwa asohoka abonane n'umwana, nawe ntago wabuza abari bo. Mama rero aramwangira rero umukobwa hama aho ngaho, kandi umukobwa yari yaje aje kubwira mama mu cyumba, nubwo mama nawe yabumvaga bari kuvugana, ako yaraje amubwira ngo twatewe. So it's crazy.
Of course hari rimwe na rimwe abana tuzanira ibibazo ababyeyi bacu, ariko ibyo nabyo ntago ari ibintu rimwe na rimwe abana natwe twakagiye tuba twitonda. Rero nsaba imbabazi kuri iriya video nahubutse nkasohora, mwese munkunda mugahangayika munyihanganire rwose, kandi nanone mpereza agasopo abantu bivanze muri social media kuri of course bafashe video yanjye bakayikoresha mu buryo bwabo bavuga ko umutekano wacu mu gihugu utameze neza. Ndi umunyarwanda, navukiye hano mu Rwanda, ngiye ntabwo ndi umunyamahanga, navukiye hano, nakuriye hano, amahoro aba mu Rwanda ndayazi, umutekano aba mu Rwanda ndawuzi, nanjye mba mu Rwanda. Iyo njya kuba nzi ko nta mahoro ahari mba narahavuye cyangwa naragiye, ariko njye mba mu Rwanda, niho nakuriye, niho mba ubuzima bwanjye bwose, ntabwo ndi umunyamahanga iruka rikayonza, niho nakuriye. Biriya rero byabaye mu gihe gitoya, byabaye muri uwo mwaka ko ngiye nkurira no mu rugo, nta n'ubwicanyi wenda bwigeze buhaba. So ibintu bishobora guhinduka bitewe n'imihindagurikire y'ubuzima bw'abantu, n'ubwo businzi, n'ubwo busazi, na discipline nkeya, n'iki byose, ibyo byose bishobora kubaho. Ibyo byose rero ako kanya nyine nibyo byambabaje. Of course igihewe ndi urubyiruko kandi rufitiye umumaro igihugu cyanjye, kandi of course mba nanatekereza ingaruka nziza zaza ku gihugu cyanjye n'ukuntu nkangira urubyiruko na bagenzi banjye twafasha mu kubaka igihugu cyacu. Nkumva icyo kintu bitanumva bimbabaje ko narabajije, barambwira ngo abaturanyi no mu rugo barambwira ko bashobora kuba bakeka ko ari abana baba banywa ibiyobyabwenge, urubyiruko rurira amaboko ruba ruri kunywa ibiyobyabwenge. Ibyo niba mubyumvise nyine nawe urumva bibabaye. Nese niba agace uri guturukamo, niba urubyiruko mwakoranye ruri wenda kwiyahuza ibiyobyabwenge, urikumva ko nta terambere rizigera rihagera. Hariya ni watch and time, mba numva nshaka iterambere ryaho. Ubwo rero ibyo bintu byahise bimbabaza. Ubwo rero munyihanganire, kandi ikintu mutigeze mubona kuri Rosine Bazongere Instagram, ntimubone kuri Rosine Bazongere Facebook, ntimubone kuri Bazongere YouTube, ntago ari cyanjye. Ntago ndi kumwe n'abantu bavuga yuko mu gihugu nta mahoro ahari. Ngiye navukiye mu Rwanda, nakuriye mu Rwanda, niho n'umuryango wanjye wose uba. Turi amahoro, tumeze neza, yewe nta nubwo turi interested y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose dukeka ko dushobora kuboneramo amahoro kirenze iki. Nawe kuri isi yose ndabizi ko mu Rwanda is the first and we are the best. Ubwo rero mba clear ku bantu bose bakoresheje amashusho yanjye ahantu hariho hose, muri social media bayakoresha mu buryo butari bwo, mutaherewe uruhushya, muyakoresha mu buryo bwo gusebya igihugu. Nagira mbabwire ko muri kurengera, first of all, ko muri koresha amashusho yanjye mu buryo butemewe, ntabahereye uburenganzira. Ikindi, ntabwo nta hantu ndi kumwe namwe, nta hantu nemeranya namwe. Clear ko ngenza amahoro ari iwacu, ndetse ndahaba. Ndetse niba mutayazi namwe muzaze musura u Rwanda, muzabyibonera cyangwa muvugane n'abandi banyarwanda. We are good, we are okay, kandi turishimye. So my people, thank you so much for understanding me, kandi munyihanganire kuba mwarahangayitse. Tumeze neza rwose, ibyo byose twarabisobanukiwe, tumeze neza, nta kundi guhangayika guhari. Na mama ameze neza, ari mu rugo ikayonza rukara, she's good, nawe yarasobanukiwe, amenya ko ibintu byose bimeze neza. So thank you so much, stay good, I love you.